Nk'uko mumaze kubimenyera muri benshi muri Tips of Today, nakagaruka umwana muto cyane yitegereje umugabo w'umunyabwenge arangije aramubaza ati mbwira nyakubahwa, ni hehe nshobora gusanga amahirwe cyangwa se umwuga uruta iyindi muri ubu buzima? Umusaza cyangwa se umugabo w'umunyabwenge aramwegera arangije asekamo gake aramubwira ngo umuntu mwiza niho hantu honyine ushobora kubona amahirwe adahatanirwa n'abantu benshi. Be a good human being. Umuntu mwiza niho hantu honyine ushobora kubona amahirwe adahatanirwa n'abantu benshi muri ubu buzima. Tubibutsa ko mumaze kubimenyera hano muri Tips of Today, buri munsi tubahereza amagambo y'ubwenge kandi amagambo ashobora kugufasha muri ubu buzima. Niba ari ubwa mbere rero ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, urareba munsi ya video yawe urebe ahantu handitse ijambo subscribe, ukandeho wemeze all notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitambuka kuri uyu muyoboro wa Nsabira TV. Bana natwe stay tuned, tuzajya tugaruka buri munsi tubatamo amagambo y'ubwenge, amagambo ashobora kuguhindura ubuzima, amagambo ashobora gutuma ubana n'abandi neza, amagambo ashobora kugira ahagukura naho akugeza, kubera ko uyu munsi byagaragaye ko abantu tutajya tubona umwanya wo gusoma ibitabo. Niyo mpamvu uyu munsi tugenda tukabakorera icyo bita Pick of Today, tukabakuriramo amagambo amwe ashobora gusana imitima yacu, amagambo amwe ashobora gutuma abana na bagenzi bawe mu kazi ukora. Reba munsi ya video yawe ukande subscribe, wemeze all notification, tujye tubana mu biganiro byacu byose bigiye bitandukanye. Bye bye, shalom shalom.